Jolie afite ahangaha se reka nguso ugiye gutuma mvuga ikintu ko ntashaka kuvuga byinshi wambabarira reka ngusobanurire ikintu none wambabarira ko tugiye kubisambura hano ko wambabarira reka ngusobanurire noneho Mutesi Jolie na Rugumi niba utarunabizi Mutesi Jolie ya promotingaga uriya mugabo kuko yashakaga audience tega amatwi wumve kuri platform social media uriya mugabo numu attention seeker nk'abandi bose kugeza naho we yashaka kumupromotinga kuko yabonaga kurikirwa n'abantu benshi ashaka kumupromotinga biraho bisanzwe mbere yuko mubigira ibintu bya danger ariko ibyo bashaka kugira ngo promoting account ya Instagram ntibyaje gukunda ariyo mpamvu Rugumi yavuze ko subinda Rwanda niki reka nkwereke afata amafaranga agura account ifite miliyoni 8 niba atari 10 z'aba followers gendure ba account ya Rugumi nona urimo kunyumva barangije kugura account ibyo bashakaga iri account baguze abantu mwese muzi ko mwahise munayikurikira muragenda muratumuka muyijyaho turi kumwe kuko iyambere bashaka kuzamura itazamutse ingiki cyari cyabahuje muraza ahangaha abantu baraturika account yarayiguze ntiyayiguze mugere muri account ya mbere yayivanyeho kuko ntabwo yaboostinze kuko babyifuzaga umugabo arahari yashakira audience ni umustenkenisi nk'abandi muraje muraturitse nibyo bashakaga byaragiye Godfather icyo nshoboye gukuramo mu bintu vizura kizi menya ikintu Mutesi Jolie akora arapromotinga akahembwa gicoce no mu bintu akora ni service gukora mu bayo Godfather sobanura none se uretse gato nibi ariko reba uretse gato ako kantu oya bimwe mu bintu akora tusobanukirwa bigiye tugiye gukurikira amagambo uvuze Mutesi Jolie ashobora kuba anapromotinga abantu bakamuhemba no oya uretse gato none se ibyo uvuze turaza kubisobanura gute none se kubereka atabikora nkuko atabimukoreye nk'umuntu baziranye nkuko nawe Abanyarwandakazi Mutesi Jolie ni promoter ndakubaza bitwaye iki aramutse abikoze azwi turabimenya ibyo nabyo thank you so much ahubwo urakoze cyane for the first time usobanura ikintu Mutesi Jolie akora ntacyo bitwaye mu bifata uko mubishaka thank you so much uretse gato mu bifata uko bishaka but here's the thing ibyo ngibyo oya ntabwo bifata uko bishaka icyo bimenyesha uretse gato turanamukunda thank you so much mukomeze mu mukunde uretse gato so iyo fact bahaye niyo siyo niyo iramakinga sense ibyo ntabwo tubizi neza ariko ni ibintu usobanuye neza account ya Rugumi ntuyizi ubisobanuye neza ntabwo tubizi neza sinzi impamvu bivuze uno munsi ubisobanuye uyu munsi ariko uko ubisobanuye bimakinga sense ubwo makinga sense rero ntuzongere kuvuga ngo ubu message oya Mutesi Jolie mu bintu byinshi akora uretse kuba miss ngewe Ddumba icyo menye uno munsi Mutesi Jolie ni promoter ya promotinze Rugumi umva nkubwira ikintu kimwe Ddumba turi kumwe ntabwo uyu mukobwa urukumva hari n'abandi benshi cyane nzi bamurusha ibigwi turi kumwe dufite abantu bagiye bakora dufite abakobwa batoya ku myaka igiye kungana niyo babaye ba minister dufate uyu nguyu minister wa siporo uyu munsi dufite abakobwa benshi cyane bagiye bakora bagakora kandi bakagira umusaruro bakubaka n'igihugu sinzi byiza kubyumvikana so the thing is uyu nguyu nta nubwo hari abakobwa benshi turi kujyana ariko ikintu kimwe mugomba kumenya kabano sha ni izina ry'Imana uyu mukobwa mujye mwemera ko ashoboye kandi ashobotse cyane Mutesi Jolie ni umuntu ushoboye kandi ushobotse njyewe uyu muntu ashoboye kandi ashobotse aho ndemera God uno munsi unkoreye umuti menya ikintu Mutesi Jolie akora kindi ko Jolie ariko ukunda gusa kumuvugira akavugisha induru ibirenge wakiwerewe kandi akora igora kubitwe n'inkuba ukunda kumuvugira kubwizo mpamvu nungutse ikintu tonight ndigendeye nge ntabwo nshobora ubu ngubu umunsi wose nashakaga ikintu nongera mu buzima bwanjye
birarangiye tonight Ddumba mbere yuko ugera nkubwira ikintu wongera mu buzima bwawe ntabwo nanizi ko Mutesi Jolly ari promoter umva nkubwira ikintu kimwe manza hano mbere yuko ugera nkubwira ikintu kimwe ugiye kugenda ujyanye genda ujyanye ko mu Rwanda urimo kunyumva dufite abakobwa urimo kumva bihesheje agaciro bashobora kwiteza imbere bakoresheje ubwenge bwabo nka Mutesi Jolly badakoresheje imibiri yabo nkuko mubaharabika. Mutesi Jolly numwe mu bakobwa uretse gato warenze kuba mu Miss urimo kunyumva akabasha gufata iyo platform yo kuba Miss Rwanda akabibyaza umusaruro bikamwicazanya n'abakomeye urimo kunyumva akamenya kubikoresha akabibyaza umusaruro. Iki ni ikintu mujya mwirengagiza. Turamutse tugize abakobwa nka 5 bameze nka Mutesi Jolly mu gihugu turi kumwe. By the way reka manze mbwira abanyarwanda bari hano njewe n'ukuri kw'Imana Imana irambona izi no kureba mu mutima wanjye iki kiva hakijya inyuma. Mutesi Jolly ndamukunda bari Mutesi Jolly ndamupinga kuba she cannot herself explain what she does in front of people. Every time they ask her what she does she gets mad. If someone bakubajije ati what do you do and then ukayiturakara that is not professional. Ntabwo ari ibintu by'umunyabwenge ntabwo ari ibintu by'umunyabwenge and I repeat Mutesi Jolly if you can hear me that is not professional. That is not even that question she answered to the authority. No. That question, listen to me. Nukuvuga ko abana benshi mu Rwanda dufite ibibazo. Uri umunyarwanda ugomba kuvuza n'ibibazo u Rwanda rufite. U Rwanda dufite ikibazo cyo kugira ngo tugabanye ubukene. Kugabanya ubukene turakuriyetinga ubuzi. Urumva biri muri gahunda ya leta ngo kwikoreye guhanga imirimo. Mutesi Jolly ni umwe mu bakobwa barimo baragaragaza ko hari ikintu bikoreye. Urumva ni ukuvuga ko umwana w'umunyarwanda muto araza gushaka kugira ngo amenye ese Mutesi Jolly wakoze iki nanjye ngikore kugira ngo nceho, especially muri generations zigenda zichenginga. Ababyeyi bacu buretse gatoya ababyeyi bacu bamwe baje bari mu ntambara ibintu birimo biragenda bihinduka na advice y'umubyeyi ushobora kuyibura kubera umubyeyi wacu ari muri generations za kera. Ubu ngubu I'm looking up to Mutesi Jolly mbona kuri social media uwo following ndashaka kumenya akora iki. Umunyamakuru aramumbarije ati Mutesi Jolly how did you get the nice car, how did you get a good house, and then the answer yanjye ni ukurakara. Kabanyo nawe yajya noneho afite na PRMB. She has a very bad PR like mwebwe mu muvugira namwe muraza mukahita muvuga ngo you don't have to know ngo bigufatiraho iki namwe PR ya wowe ikintu mbashije kubona ntabwo muri qualified enough kugira ngo mumuvugire. Kavugisha induri birenge werewe urimo kunyumva this motherfucker ariko Ddumba umucinya nkoro uretse gato Mutesi Jolly uretse gato Mutesi Jolly sometimes you guys take a side that is not Godfather kambaze Ddumba tuntu nka tubiri gusa. Ddumba wemera ko hari akazi ushobora gukora ari keza ariko ukaba utashobora kukavuga? Manza wumva ikintu kimwe nani kabano buretse Ddumba banza nsubize mu urugero rworoshye. Ibyo bintu urabyemera ko bishoboka? Akazi keza nshobora gukora ntashobora kukavuga? Kandi kagutunze neza kaguha amafaranga yose wifuza kagutwara ushaka hose katumuvuga ibyo ushaka like kandi ako kazi ukabura gakora Ddumba kandi ari akazi gafitiye igihugu akamaro. Ibyo bintu urabyemera? Ibyo ngibyo first of all nabyo ngiye kubijyamo sibyo. Nyine shaka yego cyangwa oya niba utanakazi. Kabano ntabwo nshaka kuberekera iyo hirya sinzi impamvu kabano waretse mbivugeho. Oya ntabwo nshaka kubyihorere umva ko mbwire Ddumba waretse godfata kuna ni guseze waretse nk'iki. Oya sezera utaracyategereje umva ko mbwire ikintu kabano nawe bashije ibintu bajije ntabwo sometimes mujye muri abantu mugiye kubaza n'ikintu n'ikibazo ugiye kubaza nese ni ikibazo kibi cyangwa n'ahantu habi yaba buriga ikibazo kigira agaciro bitewe n'ahantu kibarije n'igihugu kibarije. Na Mutesi Jolly rero buriya akenshi ajyanga gusubiza bitewe n'umubajije aha mubarije n'uburyo amubajije. Umubwire nani Ddumba ariko bamubaza bamaze deja kugusha ko yicuruza urashaka ngo abivugeho. Mujya muvuga ko ese bagiye bakabwira abashiki babo basifuza kuko yicuruza bakagira nkaho reka mvange ibyakaba nashaka kuvuga noneho mvange n'ibyo wavuze.
navuze ko Mutesi Jolly uno munsi namenya ko Mutesi Jolly ari umwinfluence umupromote Godfather niko yavuze Ddumba nguhaye gasopo no Ddumba listen mundeke nigendere before you kuvuga nkubwira ikintu kimwe Ddumba uburetse gato ukiranga nkubwira ikintu kimwe turi kumwe Ddumba Mutesi Jolly Ddumba arashaka kubera umukanda nzugi nanyishure reka nkubwire rero uzaza hano nkubwire Ddumba kamushyira Mutesi Jolly my sweetheart Mutesi Jolly I love you so much but the people that are talking for you they are not qualified. Your PR is very weak Mutesi Jolly. Listen nyumva reka nkubwire rero we PR yawe is very weak Ddumba umva nkubwire akazi kame mwere bituntu nikorera Mutesi Ddumba izo byonyine n'imvugo zawe ukoresha biragoye kugira ngo urimo kunyumva. I am telling you biragoye cyane byagusaba kugira ngo ugende cyo kubatizwa mu mazi menshi urimo kunyumva. Nzabatizwa mu Mutesi Jolly nzagenda mbatizwe zagasubira bishoboka so ikintu nkubwira kimwe ni bireke bani njyewe ndabizi ko nshobora kukudefanda abantu bakuvuga wabyumvishe umuganda asabye akazi usabye akazi bizana korohera ko mwe mumvugije arakagwa njyewe Mutesi I can defend you in front of people dore ngiyo nimero nayo handika ohereza se Ddumba bade wakabi ndamubwiza se tamumanyi gwe mani uretse gato kubera iki bamfungiye gift what the fuck zabaye nyinshi Ddumba nteye umwavu kampane mu rufeto rwa Jolly nirwo rutumye bamfungira barongera kuzishyiraho mu minota ine minota ine uburetse kugenda umanza usigire ibyo no munsi me I'm leaving. It was nice being with you here tonight and I'm leaving abo mu Rwanda mwaramutseho Godfather. It was nice being on this kabano urakoze cyane bitumye tutasize goro yanjye iri kuri 0 yevu uragira ngo niyari amafaranga yose niyamaze inde yevu ni mwiza nta kibazo she deserve it. Bye. Are you sure? cyane I am. Okay Ddumba ariko ubwiye murebye Ddumba mubona atema ibiti yo katemwa amaguru twari ikigo kare ninde mu gutegereza Ddumba kamunyaba Ddumba ntashobora gutema iyi nyamunsi batuzwa mwanya ariko baruko tuvuze kuri Mutesi Jolly ikintu tuba tukiri shize yewe reka nze kubwira ikintu kimwe uri kunyumva Ddumba is a public figure abakobwa tuye twubaha ibyo bakora sibyo cyane turebe umusaruro w'ibikora twabimenye uti ukoze dushobora kuba ikibazo cyo kubaha ibyo bakora ariko twabimenye ese ni ngombwa gusubimenya gute none se ko twubaha iki kandi umusaruro ariko se yabonye umusaruro mwiza ndi kukubaza tubonye umusaruro mwiza uretse gato imvune twatubishaka uwo muntu ushaka kuba ari ukumanje kureba ingutiya yambariyeho gutiya none se urashaka kumwubaho manje kumenya ingano y'igitsina cye kubera iki umenya ibyo yambariyeho umenya ibyo yariye umenya aho yaneye why icyo nicyo kibazo ese nkubaze Ddumba kankubaze nta basore uretse gato kankubaze nta basore bari mu rungano rwa ba Jolly bubaka amazu nk'ariya bubaka ngo umusaruro uvuye kuki kankubaze ikintu kimwe uru rwana twabonye ruri kuza hariya rukava abasore bubaka amazu ndabaza uretse gato abasore bari mu myaka yabo bubaka amazu ko mutabakwesheningaho ese mugana si ngombwa kubimenya ahubwo bareke kuza kwiyemera no ku thank you so much amara aravuze Godfather na kamarinka aravugisha duri birenge amari avuga iki nibyo ngo si ngombwa ko tubimenya ashizemo point yanyu koko kabane ibyo muvuga si ngombwa ko tubimenya ahubwo bareke kuza kwiyemera no kubesha abanyarwanda ariko se uretse gato tuvuga ndakubaza ibi bigo uretse gato ibigiri byo nabibwiye umunyabwenge amara ntagende nta bwenge mbonye ahangana ikinyamatiko amara yo very smart bako cyecucu uretse ngombwa ko tubimenya ariko bareke kuzajya batwiyemeraho no kutubesha uretse gato ndakubaza uretse gato akubesha uretse gato why are you affected
mbwira ahantu bahamagaje mbwira abantu bahamagaje mu nama urukumva bakavuga ati nimuze tubabwire ibyo twagezeho kugira ngo namwe muzabigereho icyo bakora uretse bashize kuri wall ifite 1 million people. Iyo miliyoni ninde yashizemo ikiziriko ngo amuzane inyumvira twamuvurikiye ari Miss Rwanda and then hanyuma aracyari Miss Rwanda tuvuga ko ari Miss Rwanda tugerayo Miss Rwanda atangira kutwiyemeraho ko afite inzu noneho dutangira kubaza ese inzu kuki mutamufollowinze ahubwo mukiyongera turacyamuforominga mutakozana follow mukiyongera niba yarabibiyemeye yo mwarabi turacyamuforominga n'ubu ngubu barabamufollowinze ndi kukubaza iriyanzu nabo barayikeneye bayikenese bayikurahe ntibirirwa banywa za plan B bavanamo inda nozaga n'ibikoba icyo kiganiro cyo gukuramo inda ni mu kirere yirirwa banywa za plan B hano abandi birirwa na sense ngene n'ibikoba bifite amashyari niwe bifite amasura yahurutse nk'ayifarashi ntibishobora gukora ngo yakoresheje sajari wowe mwiza utarakoresheje sajari ntiwirirwa usabana n'abamotari kumva afukasi ya buroro uraho ngaho wirirwa usabana n'abasore bamusanze urimo kumva uraha ngaha uri muri chambrette urumva we Musanze rero hari ikintu utazi uzi ko mu Rwanda rwose Musanze rero abantu haba amadolari menshi umva kabano ikintu cy'intera umujinya ugasona urukobwa ruraha ngaha yakundanye na Mutangana ava kwa Mutangana akundana na Kabaradine avuyeyo ari kuza yirirwa atsindagira telefone mu gitsina yohereza umudiaspora bamuhereza amadolari 50 barangiza ngo ngo twebwe ngo abangaba ngo bagiye ngo n'ibicupuri ngo bagiye gukoresha ikibuno umuntu aragiye ndakubujije sometimes birambanga ndakubujije hagarika Mutangana birababaza umva uretse gato nujya kureba izi za nyamunsi ngo twebwe bose najya gukoresha iyi sajari ese ubundi bavuga ngo twebwe ninde wababwiye ngo bahagararira abandi ngo abana bacu ngo baraza ngo kutuma tuva ngo bakatubeshya wageze kuki sense uretse gato wasanga ufite body count ziruta izabo tuza abasore batandukanye nawe imipuri yanyu iri hanze muzanyere iki gitsina cya Mutesi hanze cyangwa ibere rye kikawe wowe umupuri wawe uri uretse gato umupuri wawe nta mu diaspora utawufite warangaza ukaza kumanuka hano urabona muri aha ngaha mwirwa musabana umwana ariyubaha nta boyfriend we kuva yabaho tuzi urimo kunyumva umwana yihesheje indangagaciro umwana muri uretse gato ariko ikambabaza ikintu kimwe Mutesi Jolie batumira minister wo kuza gusesengura bakamuzana na Mutesi Jolie bro muje kuri RBA mu bikiganiro yakoze ejo bundi bamutubanye na ba minister bagatumira minister mu bana b'abakobwa bagatumira Mutesi Jolie nakubwiye Godfather ko ntabwo twakuraho de fact ko Mutesi Jolie yari Miss Rwanda ndi kukubaza muri ba Miss Rwanda niba